Josiane umeze neza? Umeze neza. Uri gusa neza by the way, ntabwo nari ngwerutse. Urakoze. Hano uri muri MTN wacu muzika festival. Nuko byagusanze Musanze cyangwa usanzwe ukunda umuziki kuri urwego? Ubundi nkunda umuziki abanzi neza. Abanzi neza bazi ko nkunda umuziki. Oya. So ariko n'ubundi narindi Musanze. Ni usigaye wibera. Twarakubuze uri hugiye mu biki? Kigali ntabwo nanjye ntabwo nabuze ariko nyine nkunda hano ari kunyokipayinga cyane. Uri kwakora iki inaha? Ize business uri kwakora ngo tujye tuguhaye. Uyo muzi ukundi kwezi ko kuri imbere. Oya. Ariko bo n'ubundi nari nzabahamagara muri tayari kugaruka. Waza nta kibazo. Ariko ubundi mu biri minsi narindi mu masomo narindi gusoza. Yego. Natangiye amasomo yanjye mu myaka yashize. Naje kuyasoreza i Musanze. Agira kwiga muri University of Kigali. Muri University of Kigali. Hano i Musanze. Uri kwiga ibiki? Ndi kwiga marketing. Marketing. Uri gusoza? Niyo nsojemo rero ariko nyine nibirakana urabyumva. Yego. Ariko cyane cyane amasomo nari nabanje guha umwanya munini. Yego. Umunsi rero ndagarutse noneho mu isi y'imyidagaduro. Tugiye kongera kubura. Ariko kuri platform zanjye cyane. Oya. Urakora iki noneho kuri platform zawe? Ni ukugaragara n'ubundi nkagaragaza amabizinesi, nkagaragaza ibyo bantumye. Yego. Ariko kuri YouTube yo ni gake. Ni gakeya. Ni kuri platform zawe tugiye kongera kubona ko ntabwo wari ugipostinga cyane. Kuri Instagram ariko we nakumisha ko zanifora. Oya ntabwo ari icyo ngicyo. Zanifora nicyo bivuze. Oya ndagukurikiye ko ntabwo upostinga cyane. Itatu yashira ariko. Itatu zurumva atari myinshi. Ubu noneho mugiye kuyamumara muri saha. Muri saha. Sibyo byibyo. Hanyuma hano muri MTN wacu muzika uri umufana wande niba atari ibanga. Ni ukuri abahanzi baraha abafana bose. Yego. Ariko cyane mfana baragiye abahanzi bakuru baraba muri za 2010. Bulldog, Riderman, King James. Abari abahanzi. Bo barimo boye. Ntabwo bivuze yuko abandi bo ntabafana cyangwa badakora neza. Yego. Ariko nyine buri agira favorite. Yego. Nyine okay abo ngabo rero. Turimo twakira. Ni dukomeza tumurura. Ntabwo tujya tumva mu mutwe. Ntabwo tujya twumvishe kerere. Twarahujije by the way. Hanyuma Josiane wa mugani kuba uri Musanze ubanza wari wanahunze pressure y'imyidagaduro y'i Kigali. Ubanza byabaye pressure nyinshi cyane. Of course. Hari igihe byageze uravuga uti bibaye too much. Of course nago mu bigaragara iyo muragenda akura nyine amenya ibintu bifite akamaro kurera. So hari igihe show busy reka mvuga entertainment. Entertainment hari igihe iba nyinshi ariko ku ruhande rwawe nta kintu kwinjira. Yego. Ntabwo nabyita show business kuko nyine aba ari business of course ariko njye narayibuze. Yego. Nabonye nta business irimo. Yego ni show. Mbona ko ibintu bya show gusa. Uhitamo ibintu bya show bitarimo business mba mbikatiye ndabona reka mbanza nikurikirana amasomo yanjye. Yego. Agapapuro nikamara kuboneka. Yego. Wenda hari ikindi kazagezaho. Niyo mpamvu yatumye murura muke. Ni nk'ikihe kintu cyakubaye ukavuga uti na ibintu bibaye too much? Media shamana media murakabya ugasanga bari kumumugara Josiane ngo dukora interview ariko mu byukuri iyo interview iri kumuha wenda aranayisaramo amafaranga menshi. Ndabeshya. Ntabwo ubeshya. Arayisaramo amafaranga menshi ariko ntari bunavuga ati Josiane wanabifashe bakuyabona reka muhe nibura na percentage 10. Nibura twese tugabane dusharinge profit. Icyo ni kimwe. Ikindi hari ukuntu nyine ubona witabira ibintu by'ibirori gusa by'amashow ariko wowe nyine ku mufuko ukora nta kigenda. Naje gusanga rero mu mujyi wa Musanze nibura rero nshaka kuvana ingiye kuri cya masomo mbone n'ibiraka mbikore bimfasha kwiga nk'umunyeshuri ariko nyine ndeke no kurangara cyane. Ese ukora ibihe biraka Josiane? Njyewe n'umuntu uri bugukenera ahita kwikira. Nibyo bya marketing n'ubundi. Byo kwamamaza. Ariko ubundi nyine marketing abantu bayumvisha atabumva ngo kujya muri media ukavuga ngo muze mugure ni ibintu byinshi cyane. Ahantu hose marketing irahakora. Okay. Turi kugana ku musozo ni nko nguboneye hari haciyemo igihe pe wigeze kuvugwa mu nkuru z'urukundo hanahiye. Cyarangiye gute? Yaragiye ndangira abandi basore. Ego si ibyo bintu kwa kuna cyabibaza we iyo nkuru ishaje.
nese narigenda eka singwerutse iyo nkuru yarashaje ariko nyine cyangwa haje urwo rukundo rwarangiye ko rwaje narwo rwari rumaze igihe by the way ariko nyine byararangiye naranabyibagiwe wagira ngo ibyanabayeho oya ariko nyine haje undi ubu ngubu ufite undi ubu ngubu umeze neza ufite undi umaranye igihe kingana iki oya ni amabanga yaroresheje ariko ntabwo ari gitoya ubu byarangiye umeze neza kundi naje guhitamo noneho ntabwo ngishidikanya ubu ntabwo ushidikanya aba mu myidagaduro ntabwo reka ne kubivuna porofero ntabwo ngifite kandi ntabwo ari ngombwa wahisemo kubigira ibanga cyane njye n'ubusanzwe ko njye ntabwo mba numva ubuzima bwanjye bwajya byari hari hahiye kuri wa wundi rero wabonye ko nawe ariwe wabyizaniye yego njye ntabwo nigeze bimufasha gutegura iriya siripurize nta ruhare nigeze nyigiramo yego twari tuziranye nyine dukundana yego nibyo ariko nyine kuri iriya fete ya aniveriseri kuko iyi fete nari nyizi yego nibwo rero yabishyize nyine ku mugaragaro ariko njye wabibuka neza musubije inyuma amaso nta na rimwe narigeze mugaragaza hanyuma amasomo ararangira ryari ubu yararangije desha ntabwo njya kwiga abo ndaraba ni defanse uyu mwaka nzabatumira mu buza muri defanse yanjye wawu iyo wibutse rwa rugendo uza muri Miss Rwanda iyo wibutse bya bihe byari bigoye uyu munsi ukaba ugiye kudefanda kaminuza ukaba uri icyamamare bivuze iki kuri Josiane bivuze ikintu gikomeye ni Imana first of all ndashimira Imana niyo yabikoze byose yego wenda nubwo wowe ubona ko icyo gihe byari bikomeye urwo rugendo rwo kuza muri Miss Rwanda ariko nanjye ntabwo byabimubereye numva ko Imana yabipanze uri ku murongo gutya numva ko Imana yaciye inzira bigomba kubaho gusa nyine naciye inzira bigenda neza ko ntabitekerezaga sinabone sinibwa ko byahita kuriya ariko nyine kuri uyu munsi wa none ndashimira abafana batamvuye n'amaboko hari umuntu twakundanaga kiriya gihe uyu munsi wa none utambaza kandi atari ko nanamwandikira rwose akandya oya gukundana by'ubushuti cyangwa abari nyine byaba oya nyine gukundana bisanzwe bitari bya bindi byacu bitari uyu munsi mutakivugana uyu munsi tutagize icyo dupfa ariko nanone tutanakundana kandi gifite kontakte zabo ndashimira babandi tukiri kumwe b'inkoramutima bambaza amakuru bamangayikira abo bantu b'icyo gihe rwose ndabashimira ariko nawe kora ahangaha ni mu batarakuvuyeho wanditse ntabwo urya Josiane urakoze cyane n'ubutumwa soreza ku butumwa ku bantu b'inshuti zawe abantu banjye rero mbereye kuri Musanze cyane cyane hariho turi yego ndababwira ngo nimuhaguruke muneze imbere kuko bizinesi noneho maze iminsi ndi kubyiga noneho ngiye kubishyira mu bikorwa mumbabarire muneze imbere vuba cyane bitarenze ukwezi ndababwira proje nafunguye kandi nkeneye mwebwe muzambabarire mumfashe cyane cyane abi Musanze urakoze cyane Josiane